Ijambo ry'umunsi. Imana ni itanga byose, niwe soko ya byose ku bintu byiza byose wifuza kubikwaho mu buzima bwawe. Ariko kandi ugomba kuba ufite umutima nyawo wo kumenya igihe umukeneye, ugomba kuba ufite umutima nyawo wo kwicisha bugufi kugira ngo ukurikirane imbabazi zayo kandi byihutirwa. Imana irashaka kuguhishurira amafaranga yawe aherereye. Ibintu bitandukanye byerekeranye n'urugero Imana yabigaragarije umuhanuzi Eliya. Ubwa mbere Imana yamugaburiye ibinyujije mu gikona cyamuzaniraga umugati ndetse n'inyama buri gitondo na nimugoroba. Noneho Imana yatanze ibyo kurya mu buryo budasanzwe bwo kwizera kudasanzwe k'umupfakazi wa Zelafati. Soma Abami ba mbere igice cya 17 umurongo wa 16. Imana yuzirikana neza cyane ko yita ku bibazo byose uhura nabyo. Izaguha amabwiriza y'uburyo bwo kubihindura. Buri gihe Imana izatuma ubasha gutera imbere ndetse kandi ikabizanaho umugisha abumvira amategeko n'amahame yayo. Ugomba kumenya ko usanzwe utera imbere, impano zawe, imbaraga, ubucuti, ibitekerezo, imigisha y'ubwoko bwose, byose ni impano ziva ku Mana. Kumusanga ushize amanga ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane. Benshi ntabwo bizera yuko Imana ishaka yuko batera imbere. Iki ni kimwe mu binyoma bikomeye cyane bya Satani. Ikintu cya kabiri kandi ugomba kuzirikana ni ukuri mu bubiko bugenda bw'imbuto z'Imana. Abantu benshi ntabwo babimenya, ntabwo bazi umubare w'imbuto zibarimo zishobora guterwa mu buzima bw'abandi. Hagarara utuze kandi ubaze imbuto zawe bwite. Reka kwibanda ku byo udafite, ikintu wahawe kizarema ibindi byose wasezeranyijwe. Imbuto zose ni urugi rwa zahabu kuva none kugeza ejo hazaza. Saba Umwuka Wera kwereka ibyo wahawe, ibidasanzwe ndetse n'ibigaragara kugira ngo ubashe kubitera mu buzima bw'abandi. Ibi bizamwe mu ntambwe zikomeye yo kwizera uzigera utera mu buzima bwawe. Ejo ntabwo ari none. Ushobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose ushaka, gusa ariko urufunguzo rw'ejo hazaza hawe ni mu kuboko kwawe. Usanzwe ufite ibihagije byo gukora ibyo udafite. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru ni uko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.